cyangwa se umugoroba cyangwa igitondo cyiza bitewe n'aho muherereye abakurikiye Makida Rwanda TV. Jyewe ndi Dieudonné Usengimana ugiye kubagezaho amakuru mu kinyarwanda. Ingingo z'ingenzi: abagore bo mu karere ka Kayonza biyemeje kurara no kwirirwa irondo, hanyuma abana bo mu muhanda bafite agahinda k'inda baterwa na bagenzi babo. Muri Congo abashinwa babiri bishwe n'inyeshyamba, hanyuma muri Nigeria abatinganyi babujijwe gukora ubukwe. Mu karere ka Kayonza abagore biyemeje gukora irondo ku manywa kubera yuko iyo abagabo babo barivuyemo nijoro bakajya mu murima bajyanye nabo usanga babibye ari ku manywa mu gihe bakagombye kwiba nijoro. Abagore rero biyemeje guhita barara irondo kugira ngo bakumire ubwo bujura. Ibyo ngibyo bikaba biri mu karere ka Kayonza mu kagari ka Cyarubare mu mudugudu wa Muremamango. Naho abana baba mu muhanda bafite agahinda baterwa nuko bagenzi babo mu muhanda nabo bafata ku ngufu bakabatera inda. Amakuru dukesha Igihe baravuga yuko abana b'abahungu baba mu muhanda bagenda bagafata bagenzi babo b'abakobwa ku ngufu ndetse bikabaviramo inda, aho ufite imyaka 20 yahaye umunyamakuru w'Igihe ubuhamya bw'uko yafashwe ku ngufu afite imyaka 18, ubu ngubu akaba afite umwana w'imyaka 2. Twagerageje gushakisha abafite umuryango mu nshingano zabo kugira ngo tubaze ingamba bafite iki kibazo, ariko ntabwo twabashije kubabona. Nitubabona tuzababwira mu makuru yacu ataha. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo inyeshyamba zishe abashinwa 2 n'umusirikare umwe ndetse n'umuturage umwe wari utwaye imodoka. Abangaba umusirikare n'umuturage bakaba bafite ubwenegihugu bwa Congo. Iyi modoka rero yari imwe mu modoka zari ziri mu murongo w'imodoka zari zitwaye zahabu zizivana mu birombe by'ahitwa Kimbi muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Naho muri Nigeria abatinganyi ubwo bari mu ijoro ryo gukora ibirori bitegura ubukwe bwa bagenzi babo